uza strugglinga the end ugeraho wumva unaniwe totally kuko wagerageje kubikora ariko ntibigukundiye ugiye gustrugglinga bizakugora ni ibintu bisaba ku masozi. Rero kuba buri gihe wibona muri izo nzozi bigaragaza ko uza Satani n'abadayimoni bazakumanura hasi ukagera ku rwego rwa zero mu buzima. Uzisanga ufite zero. Birasaba ngo wirwaneho wihagarareho woye gucogora ugera imbere usenga Imana. Please nyumva kuri iri jambo. A person who keep saying himself or herself in the village may keep struggling without any success. A village dream can bring down a person to level zero in life. Amahoro y'Imana n'abane mwese kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Gukira Imana irabishoboye, gukizira bishoboye, gutabarira bishoboye, kurengerera bishoboye, kwambikira bishoboye, kandi Imana ikoresha abantu igakoresha abandi, kandi muri abikoresha Imana igumisha yaguhaye amatwi iguha umunwa wo kuvuga nta mpamvu yo gutinya. Rero umunsi w'ejo twaganiriye ku cyo twita mu buryo butanu kwibwa briefcase cyangwa kwibwa isakoshi marete, kandi warabyumvise Imana kugira neza. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire umusozi village iwanyu ku musozi aho utuye aho wabaga tuganira. Hari ijambo ryiza bagombye kumva ko ari umugisha kuko yavuze ngo nimugende ku musozi mugende murahasanga murasanga cyangwa kiziritse nibaza mu kiziture niba baza ngo murashamugende data buri kidutumye. Rero burya ku musozi hari umugisha, hari ibintu biziritse ugomba kuzitura mu izina rya Yesu. Ndakuzanira ubuhanuzi bukomeye in the name of Jesus. Imana izituye ibintu byawe byose byari byaraziritswe n'abadayimoni kuri uwo musozi mu izina rya Yesu. Nicyo bisobanura ubundi. Mujye ku musozi murasanga icyana cy'indogobe kiziritse mu kiziture mu kinzanire cyo bita ibyo watakaje. Rero umusozi bisobanura ibintu byinshi cyane. Nuvuga ngo kuba wagombye kugira amasezerano ku musozi w'iwanyu ariko uzasanga harimo gutsindwa, kunanirwa ndetse n'imbaraga ukazibura kubera iki ugasanga uraca muri struggle. Nyamara hari ibintu byoroshye wagombye gukora guherumisha ariko urisanga mu mvune mu babaro hahandi uri mu cyaro kuri ya village iwanyu ukayisangamo ugasanga birakugoye. Rero icyo wamenya ni cyahangaha rero no kuvuga ngo iyo wisanze mu cyaro n'imbaraga zigusubizayo zidatuma utabasha kuba utakiserera ubuzima, udatera imbere, udatsinda. Mu gihe cyose ushaka kugira ikintu ukora ugasanga hariho umuvumo ukuri inyuma n'imbaraga zikurwanya zaturutse ku musozi w'iwanyu, cyane cyane arimo guhinga amasezerano yawe kwa ibyo bigende kuko n'izina niho bagutwarira. Muzarebe abantu benshi no mu rimwe na rimwe bajya ku misozi ugasanga ni bikomeye cyane. So inzozi z'iwanyu mu musozi ni ikindi kimenyetso cyerekana ko umwanzi yagushyize mu kazu arakinga arazirika, kandi byawe bigenda buhoro, nta ntege uhafite, ntacyo urimo habona, noneho birota inshuro nyinshi cyane. Ni ikimenyetso cyerekana ko nta cyiza gihari, ahubwo ni ibyago, ni intambara, na marira, no gusonza, no gukene, ni ingorane, ni ugukora ukaruha kuko wisanzeyo ibintu biraziritse. Rero muri aya mavuta, mvugira ngo muri aya mavuta bivugisha ururimi rwawe, mavuta yo gusigwa, Imana yo mu ijuru ibohore. Nkuko Yesu yatumye ngo mugende mujye ku musozi murahasanga icyana cy'indogobe kiziritse mu kiziture mu kinzanire, nihagira ubabaza mubwire ngo ni data buri kidutumye. Ndagira ngo mu izina rya Yesu ibyawe byari biziritse, urugo ruziritse, ubuzima buziritse, imibereho iziritse, kandi warota ibyo ku musozi wasubiye ku musozi yo kure. Simvuze guhinga, simvuze kurirayo, simvuze kunywerayo, simvuze kuhavugira, ndimo ndakubwira kwisanga iwanyu mu cyaro. Uri muri Amerika uri kuribona icyangugu, uri i Burayi uri kwibona i Kigali, uri Maputo uri kwibona iyo ngaho ntavuze, uri Kanaka uri kwibonaho, uri Umurundi uri muri Mozambique uri kwibona i Bujumbura cyangwa kubona ku Buterere. Ushobora kuba uri Umurundi uri muri South Africa ariko inzozi zawe ukisanga uribona ruguru iyo ngiyo, za Cankuzo wageze iyo ngiyo, za Muramvya wicayeyo. Uri Umunyarwanda utuye muri Amerika, uri muri Canada, ushobora kuba uri muri New York, ushobora kuba uri muri Hampshire, uri mu mijyi ikomeye, ariko buri gihe wajya kurota
icyo ukora cyose ukisanga uri wanyu za Gatovi yo kure cyangwa uri mu Zinganjwiri yo bakomotse cyangwa wiciranye n'abakecuru bo mu cyaro n'abasaza bo mu cyaro n'abana bo mu cyaro hagumye, menya ngo ibyaye biraziritse aho wajya hose ni ikiziriko kiziritse, ariko muri aya mavuta muri izi mbaraga mu izina rya Yesu kuri umunsi wa gatanu wo kubohoka. Kandi mumenye neza ko umunsi wa gatanu atari umunsi woroshye. Mwabantu mukuru kimwe bw'abera ministries, Imana yambishuriye izi mbaraga z'imyuka mibi zikora. Umenye ko kuwa gatanu dutangira weekend niho imiryango yose ikora Satani yegeranya, abantu basohokeye ku mazi, abandi muri piscine, ni abantu basambana cyane, basinda cyane, abantu bagasohoka. Ni nabwo Satani agomba gutanga raporo. Burya mu bahanga mu gusenga, mu bahanga mu kwinginga, mu minsi ya weekend bakunze gusenga nijoro, kuko hari biba bikorwa amoperasiyo ubudasobanukiwe. Nk'uko mu gitondo ku manywa turi muri transaction, turahana amafaranga, turakora ibintu, turahuza ku bintu, nuko turi ku manywa. Ariko nijoro dusinziriye nibwo Satani atangira gukora operasiyo, gutwara imitima y'abana, abo waryamye ugasanga bacuramye, umugabo agataha yasinze atabizi, murebe byaha byakorerwa, amabanda hakorerwa. Mbega nijoro, kuko birivuga mu Befeso 6:10, kuko tudakirana n'abantu bafite umubiri n'amaraso ngo tubimenye, ahubwo ni imyuka y'ahantu ho mu kirere ifite imbaraga n'ubushobozi abategeka b'isi bayitwara. Rero ugomba kumenya ngo mu gihe cyose urose wisanga ku musozi w'iwanyu uganira nabi wanyu aho ukomoka n'aho uri, menya ngo ni ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Nta terambere rihari, nta buzima buhari, aho kugiye kugorwa n'ibyago bizisubiramo. Ntabwo uzabona ikintu cyiza, nta gahinda kazakuzaho, ni ku babyeyi bawe se, ni no ku nzozi rimwe bizagukomerana. Kandi bisobanura ko ugiye gusubira mu muryango w'iwanyu. Biravuze ngo ni bya bitekerezo bigarutse na ya mikorere igarutse y'abantu bo ku musozi bagusuye, bisobanura yuko ibyo uri mutegura n'ibyo upanga n'ibyo ushaka kugeraho bitazagukundira, ahubwo uzisanga buri gihe wacitse intege n'ibyo byarangiye, kuko wibonye hakurya ku musozi w'iwanyu. Kandi sibyo, bivuze ngo ni ibintu binegatifu ntacyo uzabona. Buri munsi ni ibitero by'imbaraga bikomeye, kandi igihe cyose witeguye kwakira ibyiza uzahita wumva uwakiriye amagambo mabi, amagambo ateye ubwoba. Kabone nubwo wari n'umujyi w'iwanyu, nabwo bisobanura ko ari ikintu giye kuba kitari cyiza ndetse cyihishe, kizagutera ubwoba utatekerezaga, ugiye kugorwa. Ndetse rimwe na rimwe usanga ni ikimenyetso cyerekana ko muri fondasiyo y'ibibazo byawe mu bimubamo biterwa n'umuryango naho wakomotse, biterwa n'ibyo wari urimo, biterwa n'ibyo. So ni byiza rero kumenya aya magambo, uvuga ngo mbere na mbere muri fondasiyo yawe. Fondasiyo tuvuga si inzu, ahubwo inkomoko yawe n'ibyo urimo biturukiye ku musozi, aho uzasanga rero wagowe. Ikindi cyerekana yuko mu mpamvu uri mu rwanwa nuko hari ikimenyetso gihishe muri fondasiyo. Basobararaguje bene wanyu bakora ibyaha, abandi bakora ikinyabusambanyi, bagusha amabanga, bityo ushobora gutera imbere baguhishwe cyane. Kandi ikindi umaze kwibona uri mu nzozi uteye, menya ngo uri under attack. Wibonamo menya ngo uri munsi y'ibitero bya Satani, kandi uragabweho ibitero n'abanyentege nke baraguteye. So ikintu ugomba kumenya mu gihe urimo ukora, nta mugisha uzabona. Mu gihe uri muhinga ntuzasarura, nubyara abana bazakugora. Kandi umenye ngo umwuka mubi batangiye kuba capable wo gusenya ibintu byawe, gusenya hazaza, gucukura amahirwe yawe, gutesha agaciro, kugufana mu bintu ugiye kubona wamenye kuya trace, cyangwa ugiye kubona akarongo keza ko kugira ngo utambuke. Umuntu aguha akarinye ukabura ko haba, hakazaho kugira disappointment, gutenguhwa. Kandi warubonye akarinye keza ho gukora. Kubera iki? Nuko mu byaro by'iwanyu niho baterekerera, hari ibicaniro bya Satani, hari ibyo bahavugiye, hari ibyo bahatongereye, ababanje, abakurikiye. Waragiye biragukurikiye, kubyo ntibitega indege, ntibijya muri ambasade, ntibisaba visa. Byo ntabwo abadayimoni ntibasaba visa, ntabwo babuza kuri indege, uragenda bakagusangayo. Bivuze ngo ibyo bicaniro n'ibyo bishonje abadayimoni nta mahirwe uzagira mu gihe utabishenye ngo ubikure. Aho niho tukubwira ngo senya ibicaniro, tanga igitambo gifite imbaraga, tanga igitambo kiremereye, kugira ngo nawe Imana iremereze ibyawe. Kandi kiremereye n'icyo ushoboye, ikiremereye n'icyo wari ufite, ikiremereye n'icyo wari uteganije, nicyo bisobanura.
Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugiriye neza. So rero amahirwe ntuzigera uyabona, ntacyo uzigera unageraho, kuko urakurikiwe, uratatswe, abadayimoni bakuri inyuma barimo barahiga ubuzima bwawe mu buryo budasanzwe, kuko wibonye kuri uwo musozi. N'agahinda niwiboneye ubwawe, menya ngo birakomeye. Reka uziboneye n'umugore we n'abana bawe n'umuryango, umenye ngo sefini kakaraje biragoye. Subira gusaba gufata amasengesho kandi ukegera wabisigiwe akagusengera, byaba ngombwa gusiga n'amavuta kugira ngo ubashe gutsinda no guhaguruka abati mu izina rya Yesu, Imana igutabare. So rero inzozi zo ku musozi uri iwanyu ni ikimenyetso cyo gutsindwa, gutenguhwa, gutakarizwa agaciro, kubura icyubahiro, gutakarizwa icyizere, no kwisanga buri gihe abantu bagufasha uko utari. Icyo umuntu agusize kiragufata, yakwise umujura bikuzaho, yakwise umwesikoro bikuzaho. Ngo icyo bakuvuzeho cyose kimera nk'itikete baguteye, ariko hari igihe bakuvugaho ibintu bikadisaperinga. Kubera iki? Ntabwo warusiza. Uyu uzirota rero buri munsi, menya ngo kugera ku ntego ye ntabwo bizakorohera. Menya ngo kwachivinga your goal ntibizakorohera, ahubwo uzisanga buri gihe uhura n'ikibazo kuri mama, kuri papa, batuye mu nzu, abanzi bawe, abakugeraho. Reka mvuge muri iri jambo rikubabaza cyangwa rigushimishe. Niri kubabaza urasenga, niri gushimisha nyine uraseka. Ariko nyine nuvuga ngo Satani yamaze gushyira mu kazu keji, urazengurutswe uri mu kazu utabasha kunyeganyega. Rero umuntu uri mu kazu ntiyakora, nta n'icyo wabona. N'icyo ubonye ukibona cyarakerewe, niyo kikugezeho gihita kigenda. Reka nguhe urugero, uhembwe, reka nivugire menshi, nta mpamvu yo kuvuga 5,000, simvuga n'ijana. Uhembwe miliyoni y'amanyarwanda, ariko uhuye n'ibibazo bifite agaciro ka miliyoni 2. Nuvuga ngo ya mafaranga umaze guhembwa usanze ari make kuruta ibibazo wari ufite. Bikamera nka rya jambo nyakwigendera avuze Pastor Theogene ngo hari igihe ubara amafaranga akaza nk'ibihekane ukabura icyo ubikoraho. Urumva iyo nikote imvuzeho. Urumva rero ugasanga nabyo ushobora kubitera. So ikindi birakugora, umuntu wese buri gihe wisanga ari muri izi nzozi kandi ukazaba mu gihe kirekire cyane, biravuze ngo uzahangana n'ubuzima bukugore, bizanagera gushyirwa hasi ntacyo ugezeho. Ariko uyu munsi wenda gutangariza ko uzakigeraho, kuko hari amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Kandi Imana yaduhamagariye gusenya ibihome no kukwinjiza muri gakondo yawe, no kugira ngo Imana igutabare ugere kure hakwiriye. Imana Data wa twese iguhezagire kandi igufashe. No kuvuga ngo struggling without any success. Uzarwana uhangane nabyo, ariko ntuzigera ugera ku ntsinzi. Kereka uhamagaye wabisigiwe, kereka uhamagaye tukagusengera. Bambwira ngo kuraho ibicaniro by'iwanyu, kuraho ibitambo by'iwanyu, bikuzeho ibindi. Uhamagara Imana ishobora byose, kuko kwirota uri ku musozi ni ikizibu, ni ikintu kibi, ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo uzagumya urwana, uzakora, ariko mu gihe cyose. A person who keeps seeing himself or herself in the village may keep struggling without any success. No kuvuga ngo wibonayo wako wabikora kenshi, uzarwana inkundura y'ubukene y'ibizima, ariko uzabugeraho. Uzarwana intambara yo gukunda umugabo akwanga, urwana intambara uzastrugglinga the end, ugeraho wumva unaniwe totally, kuko wagerageje kubikora ariko ntibigukundiye. Ugiye gustrugglinga bizakugora, ni ibintu bisaba ku masozi. Rero kuba buri gihe wibona muri izo nzozi bigaragaza ko Satani n'abadayimoni bazakumanura hasi ukagera ku rwego rwa 0 mu buzima. Uzisanga ufite 0. Birasaba ngo wirwaneho, wihagarareho, woye gucogora, ugere imbere usenga Imana. Please nyumva kuri iri jambo. A person who keep saying himself or herself in the village may keep struggling without any success. A village dream can bring down a person to level 0 in life. Nuvuga ngo uwibonayo cyangwa akibona yari umukobwa, bivuze ko igihe azahora arwana n'ubuzima ariko ntazagera ku ntego akwiriye. Kandi inzozi zo kurota uri iwanyu ku musozi, nuvuga ngo Satani azagushyira hasi, agushyira hasi ugere ku rwego rwa 0 mu buzima. Kandi izo zerekana yuko ari ikindi kibazo cy'ikimenyetso cy'ubukene mu rwego rwa 0. Kandi ukora.
kandi izi nzozi ubwazo zinerekana ko ni ukubaho mu buzima bubabaye n'ubwo ugerageza ariko ukisanga warwanye, urashaka kwihangana, urashaka kubana n'abantu, urashaka gukora, urahahibikana, ugira gute, urasenga, byose urabikora, utanga icyacu, utanga amaturo, mbega uragerageza ariko ukisanga buri gihe uri down, akanya kose down, icyo ukoze cyose hasi ugasanga birakugoye. Aha rero wari ufite ibyiza biri imbere, wari ufite gutera imbere, ufite na plans, ufite na goals, ufite n'imishinga myiza, ari ugasanga hari imbaraga zikurwanya ziri kugusubiza hasi, ukamisinga kugera ku byo wifuza, kuko muri fondasiyo y'iwanyu hari ibyakozwe. Rero iyo urose ubona umusozi w'iwanyu utanahageze, ndavuga kurota ubona umusozi w'iwanyu utanahageze, bisobanura yuko utakaje ibyishimo n'umunezero, amahoro no gutsinda ko bigiye kujya kure. Iyo urota uri murya urira iwanyu ku musozi, bisobanura ko umwanzi yakugezeho, yakwatatse, yagutwaye icyubahiro, agutwara ubuzima, akorojeho indwara, agiye kuzana urupfu rwo gukenyuka n'ibindi. Kurota uri muri iwanyu ku musozi uko mwasangira. Ikindi wowe ubwawe wibonye ku musozi w'iwanyu aho ngaho uvuka, ni ikimenyetso cyerekana ko uriho atake zikomeye ku iterambere n'ubuzima kandi utazabasha kubusohokamo. Rimwe na rimwe abantu bakunze kurota zino nzozi, abandi bakibwira ko ari ibintu byiza, ariko ni ibintu bibi cyane. Ni byiza ko usenga ukirukana izi mbaraga mbi, ukirukana uyu mwuka mubi, ukirukana satani, ukirukana abadayimoni bari ngo bagushyira hasi, bari kugufurestira, bari kuguhagurukira, bari kumenagura ibyawe, ukarwana nabo ukabigizayo, ugakubita imbaraga mbi, ukavanaho imyuka mibi, ugasenya ibyo satani agenda kuzanaho, kubera ko muri wowe ubwawe hari ikimenyetso wibonyeho cyangwa amaze kwibonaho. Rero ugomba, umwanzi we arimo arakwataka, ari bugufi bwawe, arimo arakurwanya, ararwanya kubera iki? Wibonye ku mutumba w'iwanyu wisanga. Icyo gihe ni kiri kimenyetso cyerekana ko ugiye kuba ingaruzwa muheto y'umuntu cyangwa ugiye gufata. Rero amasengesho niyo ntwaro ya mbere ihagarika ibyo bintu byose, akakuraho ikintu cyakora ushaka bagusengera, Imana ikagutabara, ikagushyigikira, ugashaka umuntu w'amaguru asenga ibyo bihome kugira ngo ugubwe neza. Rero kurota bashyingura ku musozi, byo ni ibindi bintu bikomeye nzavuga nitonze. Ku musozi hari ibintu byinshi twavuga, ku musozi hari byinshi ubasha gusobanukirwa, ariko umenye ngo satani yakurekuyeho umujinya, kudestroyinga ahantu hawe, gusenya ibintu byawe, gusenya ubuzima. Mu kigwi cy'amahoro ntabwo ari ubone, mu kigwi cy'umunezero ntabwo ari byo ubone, mu kigwi cy'ushaka ntabwo uri buze kukibona, mu kigwi cy'ukenera ntabwo uza kucyakira, ahubwo urisanga buri gihe muri za ngorane. Nk'uko nagusobanuriye, data wa twese akugire neza, agufashe, akurengere. Aha biragusaba ikintu gikomeye, nudasohoka mu intwaro yo gusenga, n'intwaro yo gusenga ukwiye guhangana nayo, kwamara gusaba kubasha gutsinda ibyo bintu, kugira ngo ngusoreze kino kintu. Inzozi zo kwibona wagiyeyo, bakoherejeyo, wagezeyo, menya ngo nimbi, urirayo. Gushyingura byo ntabyo mvuga, ndabona ngo nzavuga undi munsi nitonze ureba ku musozi w'iwanyu. Rero inzira nziza yo gusenya bino bintu niye. Inzira ya mbere, ugomba gusenga no kwirinda no kwikuraho ibyaha ugacya. Inzira ya kabiri, ugomba kwihambira mu isengesho kugeza ubwo ibyo bintu bivuyeho, inyenyeri bikaka. Icya gatatu, ugomba kugerageza kwihambira ugasenga, ukagira igihe cyo kujya mu kazi kandi ugashaka amahoro no gusenga. Icya gatatu, reka umuriro w'Imana uza usenya imbaraga z'abanzi no gusenya inkambi z'abakurwanya ba dayimoni. Icya gatatu, ugomba kumenya gusengera ubutaka bw'iwanyu no gusengera umwanzi urwanya umusozi w'iwanyu. Icya gatandatu, itwikiriza amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo ubashe gutsindwa. Icya karindwi, ugomba kwakira Imana mu buryo bukomeye no kwigiza abadayimoni no kubasha kubohora umuryango
icya karindwi, icya munani ugomba kumenya ugomba gutanga igitambo gikuraho bino bintu. Icya cyenda ugashaka umushumba wabisigiwe. Icya cumi ugatangira kwiyaturaho ibyiza no kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero niba yazwe ngo mugende ku musozi mubohore icyana cy'indogobe, ni ukuvuga yuko nyine biraboshywe, biraziritswe, ntaho wagera, ntacyo wabona, ntacyo wakwakira, ntacyo wavuga, nta cyerekezo, nta jambo, nta buryo, gusa ni ibikomere runaka byaguteye kandi byatuma bibangama. So ni byiza cyane ugasevuga ngo imbaraga zirwanya iwacu ndazishenye, ndazirukanye, nzivanye. Urumva rero kurota uri wanyu ku musozi ntabwo ari ikintu cyiza na buhoro, ni ikintu kibi. Kandi ujya wibona, sinavuze kurota uhinga, sinavuze kurota ushyingura, sinavuze kurota kwambika imyenda ishaje, sinavuze kurota ibindi, nivugiye gusa kurota uri muri wanyu ku musozi uko biza kumera. Ibyo tuzabiganiraho twitonze byose, mwe ngo komereza naha. Kandi nawe ndabigusabye muri comment mbwira ngo uzadukorera ikiganiro ku nzozi runaka, nzazikoraho, bahaye free, bahaye uburenganzira. Imana ibaha umugisha. Aho wumva utigenera uze ko zisobanukiwe mugusobanurire, kandi Imana izafasha mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha n'Imana, amahoro y'Imana bagumeho, Imana ibahe kwaguka aho muherereye, kandi umwuka wera w'Imana bagumeho. Ntugacogore, ntugacika intege, birakunda, bivaho bikongera bikavaho, bikongera bikavaho. Kurota uri wanyu mu cyaro biragatsindwa, kurota wisanga mu cyaro biragatsindwa. Nakubwiye ngo hari imbaraga ugomba gutera, diringa nabyo, hani ibyaha, tanga igitambo gifite imbaraga watekerejeho, wizeho kugira ngo ibyo bintu. Kuko niba urota uri wanyu, nta buzima, nta rugo, nta terambere, nta mibereho, ibyo wifuza kugeraho ntuzabibona, ntuzagera kure. Guhirwa ntibiri hafi yawe, gutabarwa ntibiri hafi yawe, n'akaga kageretse ku kandi. Ariko kubw'imbaraga n'amavuta, reka mubwire ngo in the name of Jesus, Yesu akube hafi cyane, uhirwe muri byose. Shalom shalom, mugire umugisha w'Imana, kandi icyo mwifuza cyose muzakigeraho, hamwe no gusenga Ubwoba Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bwahinduka. Reka mubwire ngo Imana iragukunda cyane, wowe ubwawe mpamagara, turakubohora, turaguhambura, turakuraho karande, imikoshi, imirandagasi, kabutindi, imyako y'abadayimoni bazanye umuruzi, turamwica, tumuhambire. Umenye ijambo twashywe ngo bisubire kubabizanye izina rya Yesu. Shalom, ndabakunda. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta kandi agira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arankubise, bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta kandi agira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta kandi agira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yiba. Amavuta kandi agira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.